Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mutuma gukurikira GP Empire isoko y'amakuru yubaka society. Itsinda rya MI Empire ririmo Vestina na Dorcas bagaragaye ku kibuga cy'indege Kanombe nyuma y'iminsi mike yakomeje kugenda ivugwa hagaragazwa amakuru yakomeza kugenda agaragaza ko witwa Vestina yagumye mu gihugu cya Canada. Gusa kugeza kuri aka kanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa ku kibuga cy'indege Kanombe hari kumvikana by'umwihariko itangazamakuru ryinshi cyane ryahuriye rigiye kureba ese ko kuri mwana n'umukobwa Vestina yaba yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa uyu mukobwa Vestina yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ku ndege avuga ko akomeje kugenda bazwa n'inkuru bakomeje kugira mutangazaho inkuru zakomeje kugenda zimwicira kariyeri ye ikomeje kugenda ijya mu mazi abira. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa uyu mwana n'umukobwa Vestina akomeje kugenda agaragaza ko abaro n'agahinda gateye ubwoba cyane nyuma yo gutangaza amagambo ateye ubwoba cyane. Akaba yaravuze ko mu by'ukuri account ze cyangwa se mu by'ukuri amagambo yanditswe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye byumvikana ko iri yamaze kuba yahakingwa cyangwa hari undi muntu wihishe ku makosa akomeje kugenda ashinjwa Vestina. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa ko nyuma yo guhakingwa account ya Instagram bikumvikana ko uyu nguyu waje kuba wafata Instagram yakayigarurira yanditseho amagambo atarigeze ashimisha abakunzi b'uyu mukobwa Ishimwe Vestina. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa witwa Vestina akaba ari mu gahinda gateye ubwoba cyane. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko ku kibuga cy'indege Kanombe Vestina yakomeje kugenda yakirana yombi by'umwihariko abakunzi be. Gusa umuryango we harimo mama we ndetse na papa we baje kuba bagaragara ku kibuga cy'indege Kanombe bagiye kuba bategera umukobwa wabo, ndetse kandi byakomeje kugenda bigaragazwa na murumuna we Dorcas agaragaza ko ibyatangajwe byose cyangwa se bivugwa ari ibihuha, dore ko kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa uyu mwana n'umukobwa Vestina ari kubana n'umugabo we mu mahoro, kandi bikanagaragazwa ko uwitwa Edirisa kugeza aka mwanya yagiye gutegera umugore ku kibuga cy'indege Kanombe, ariko bikumvikana ko umubano wabo umeze neza cyane ari bikomeza kugenda bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi kandi bigatuma uyu mwana n'umukobwa Vestina akomeza kugenda agaragaza ko abanyarwanda bamwe na bamwe bakomeza kugenda bamubera babi bakamutangaza inkuru mbi zikomeza kugenda zimushengura umutima. Ibi kandi bigatuma akomeza kugenda ajya mu gahinda gateye ubwoba cyane. Kugeza aka kanya uwitwa Vestina akimara kubona amagambo akomeje kugenda amuvuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yakomeje kugenda ajya mu gahinda, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na murumuna we Dorcas yakomeje kugenda agaragaza ko mukuru we Vestina yagiye mu gahinda gakomeye cyane kugeza naho umwana w'umukobwa ashatse kwiyahura bitewe n'amagambo yakomeje kugenda atangazwa n'abanyamakuru bo mu Rwanda bakomeje kugenda bamusebya, ndetse kandi byakomeje kugenda byumvikana ko hari uwaje kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga za Vestina akoresha akagenda kuri Instagram akamuhakinga akandikaho amagambo ateye ubwoba cyane. Ni amagambo yakomeje kugenda avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndagira ngo hamaze iminsi humvikana amagambo agaragaza ko uwitwa Vestina aba yicuza kubera ashakanye n'umugabo we Edirisa Udrago. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kugeza aka mwanya uyu mwana w'umukobwa Vestina yakomeje kugenda atangaza ko urukundo rwa Edirisa Udrago ndetse na Vestina rukimeze neza cyane, kandi urugo rwabo akaba kirukomeje nta kizaruhagarika. Ibi kandi bikagaragazwa ko uyu mwana w'umukobwa yakomeje kugenda ajya mu bibazo bikomeye cyane nk'uko akomeza kugenda bitangariza by'umwihariko itangazamakuru ryo mu Rwanda, abakunzi bamukunda n'abandi bose bakomeje kugenda bashyigikira ibikorwa bya Vestina ndetse na Dorcas. Kugeza kuri aka mwanya uwitwa Vestina akomeje kugenda agaragaza ko benshi bakomeje kugenda bamugaragazaho inkuru z'ibihuha, ndetse kandi bakamutangazaho inkuru zitari nziza. Cyakora cyo yakomeje kugenda agaragaza ko aka mwanya inkuru bakomeza kugenda bamutangazaho yabimenyereye, uretse kubigitangira kuvugwa byajyaga bituma yigunga akajya mu cyumba akikingirana akarira. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka mwanya akaba yaramenyereye amagambo akomeza kugenda amuvugwaho, ariko kandi akongera kunenga benshi cyane by'umwihariko mu bakora mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, by'umwihariko no muri Canada. Bamwe na bamwe baturuka mu Rwanda bakomeje kugenda batangaza inkuru z'ibihuha kuri umwana w'umukobwa Vestina, ndetse kandi kugeza aka mwanya bikaba byumvikana ko urugo rwe rwagiye kuba rwasenyuka bitewe n'uwahakinze Instagram ye akajyaho akandikaho amagambo atari meza cyane. Ni amagambo atarigeze ashimisha benshi by'umwihariko n'abakunzi ba Dorcas ndetse na Vestina. Kugeza aka mwanya itsinda rya MI Empire ryatangaje ko ribabajwe no gutangaza inkuru y'akababaro ikomeje kugenda yihanganisha by'umwihariko abakomeje kugenda bakunda by'umwihariko baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestina na Dorcas, ko mu by'ukuri amagambo yatangajwe atariyo ari amagambo aragamije kuba baharabika cyangwa se bagasenya bakanazimya ibikorwa bya Vestina na Dorcas. Cyakora cyo ntabwo byaje kuba byabahira bitewe n'uko Vestina na Dorcas Imana bakorera yakomeje kugenda ibabamo, ikomeza kugenda ibavuganira ibagiraho batakigerera. Aka kanya kandi amagambo yakomeje kugenda yandikwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku rubuga rwa Instagram banyuze ku rukuta rwa Vestina handitswe amagambo atarigeze by'umwihariko ashimisha abakunzi ba Vestina ndetse na Dorcas. Ni amagambo yagaragaza ko uwitwa Vestina ashobora kuba agiye kuba yakahukana aka gatanya nk'uko
nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ibi ngibi byose bikaba ari ibihuha bikomeje kugenda bitangazwa kuri uyu mwana w'umukobwa ndetse na Edrissa Udrago. Gusa nanone nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, aba bakobwa babiri baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, Vestina ndetse na Dorcas basezeranyije abakunzi babo ko nibava mu gihugu cya Canada bari buze kwita basura indirimbo nyuma y'iminsi ibiri. Gusa ibi ngibi kandi byaje kuba byaba intandaro ya benshi bakomeje kugenda bavuga uti ese ari amagambo yanditswe ku rukuta rwa Instagram rwa Vestina, yaba ari amagambo yagiraga ngo uyu nguyu Vestina ndetse na Dorcas bakomeje kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo nibashe kuba basura indirimbo yabo izabashe kuba yarebwa cyane. Ariko ibi ngibi ni kujya kure y'ukuri cyane, kuri ko muzikuri nuza kuba wareba uwitwa Vestina ndetse na Dorcas batangaje ko aya magambo batazi we yanditse kugeza akanya cyakora cyo bakiri mu gukora ubutasi kugira ngo harebwe by'umwihariko waba waragize uruhare mu gutangaza cyangwa se mu gushyira aya magambo hanze. Yakomeje kugenda ababaza uyu mwana w'umukobwa Vestina mu by'ukuri kugeza naho yashatse kwiyahura, uretse ko bamubaye hafi bakamufata mu mugongo. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, abakunzi bakunda Vestina ndetse na Dorcas bongeye kuba bakishima ibyishimo bidasanzwe nyuma yo kumva ko witwa Vestina na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi bakimara kugera ku kibuga cy'indege Kanombe. Byabashe kuba mu by'ukuri byaba ibyishimo byinshi cyane ku bakunzi ba Vestina ndetse na Dorcas. Cyakora cyo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Edrissa Udrago akaba n'umugabo wa Vestina yaje kuba yagaragara ku kibuga cy'indege Kanombe agiye gutegera umufasha we Vestina. Bikaba byakomeje kugenda bishimisha abakunzi babo ndetse kandi bikanatera isoni n'ikimwaro kuba bakomeje kugenda batangazaho inkuru zakomeje kugenda by'umwihariko zigaragaza ko urugo rwa Edrissa Udrago ndetse na Vestina rwaba rugiye kuba rwasenyuka. Ibi kandi Vestina akaba yongeye kwibutsa by'umwihariko abakomeje kugenda batangaza inkuru zitari zo ku buzima bwe, akababwira ko kugeza kuri aka kamwanya Imana yamuhaye urugo ayizakomeza kugenda rurinda kugeza abyaye ndetse kandi akanafata n'umugabo we neza. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, abakomeje kugenda batangaza inkuru z'ibihuha zakomeje kugenda zisebya ndetse kandi zikanangiriza izina rya Vestina. Yakomeje kugenda basabira umugisha ku Mana bitewe n'uko ibyo bakora batari babizi, dore ko kandi benshi bakomeje kugenda bakomoza kuba uyu mukobwa ari umuramyi mu Rwanda uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Icyakora cyo yasezeranyije abakunzi be ko agiye kubahereza indirimbo igiye kuba yatanga ubutumwa ku buzima bwe bwakomeje kugenda bugaragaramo amagambo atarigeze yoroha mu rushako rwe, dore ko kandi bikomeza kugira byumvikana ko uyu mukobwa akirangiza kwiga atigeze agaragara mu rukundo. Benshi kandi bakavuga ko uyu witwa Vestina ashobora kuba irashakanye na Edrissa Udrago bitewe n'amafaranga aramukurikiranyeho. Ariko ibi ngibi mbivuze nabagiye kure y'ukuri kubera ko nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, aka kamwanya urugo rwa Vestina ndetse na Edrissa Udrago ni urugo rumeze neza cyane. Bikaba byumvikana ko abatangaza inkuru z'ibihuha bakomeje kugenda by'umwihariko bagawa n'uyu mukobwa Ishimwe Vestina ukomeje kugenda ugaragaza ko azakorera Imana kugeza no gukecura kwe.